kari mugiye kujyana mufashe mube happy together mu by'ukuri nyine ugasanga barabivuga ko bari arikunda cyane wagira ngo twebwe ntago duhari birangiriraho ariko ibintu biri serious barabitinya pe. Turabashuhuje aho muherereye hose, tubahaye ikaze kuri Family Room mu cyumba cy'umuryango. Mu biganiro byacu akenshi twibanda ku muryango, ubwo rero turavuga ngo umuryango wawe ku isonga. Mumeze mute aho muherereye hangaho iwanyu? Mwiriwe, mwaramutse, bitewe naho muri. Turabashimira kandi tubaha ikaze kuri mwebwe mumaze kwiyunga kuri uyu muryango. Muri iyi minsi itambutse rwose nababonye mwaje muri benshi, ni karibu cyane. Imana ibahe umugisha, dukomeze dusangize iyi nkuru tuyigeze ku bantu benshi, kuko ndabizi ko abantu benshi barajwe inshinga no kureba ikintu cyafasha umuryango wabo, no kureba icyabatuma bigobotora mu bintu bimwe birimo kubabaho batazi, rimwe na rimwe batazi n'inkomoko yabyo. Ntabwo ninjye nyine rero nkuko mubibona, je Emerita Kaminka ndi umujyanama w'umuryango, Christian Counselor. Hanyuma rero twagize umugisha wo kuba turi kumwe umushyitsi, ntabwo ari umushyitsi cyane, asanga dusura umukozi w'Imana dukorana muri uyu murimo w'ubujyanama bw'umuryango, Dr. Doreen. Dr. Hari abantu bambajije ngo Dr. Sengo ntabwo ari Dr. ntabwo ari umuganga, nta nubwo ari uw'abantu cyangwa w'amatungo, ahubwo ni Dr. mu rwego rw'ibitabo. Abagande baravuga ngo wasoma wibare kwiga, wibare kutarya fizi. Reka usuhuza abadukurikiye. Uri buransetsa. Turabashuje mwese. Shalom shalom. Tunejejwe no kuba hano nanone. Ndashima Imana kubwa my sister. So I'm so excited. Ndishimye, ndabashuje, ndabakunda. Imana iduhana umugisha. Amen. So n'umupastori n'umujyanama za family counselor, marriage counselor, ariko nanone akaba nyine n'umuganga mu bijyanye n'ibitabo. So urumva ko twibitseho ibintu byinshi, cyane cyane akunda kuvuga ku bintu bijyanye n'imiterere y'abantu. Hari ibiganiro bitambutse twakoze atwereka uburyo abantu bateye cyangwa personalities. Yego, so abantu ndumva twaragiye twimenya tukamenya burya bya bintu nakoraga ni ukubera ko nteye gutya, ukamenya naho wishyira, ukamenya n'uburyo utangira kujya witwara mu bintu bimwe na bimwe. Uyu munsi rero tugiye kuba tuganira nanone ku miterere y'umugore n'umugabo muri rusange, uko abagore bateye, uko abagabo bateye. Duteye mu buryo butandukanye mu bintu byose bigize ubuzima bwacu, haba mu bivugire tuvuga mu buryo butandukanye, ndetse tunasobanura n'amakuru mu buryo butandukanye, haba mu myitwarire tubikora mu buryo butandukanye, mu byo dukeneye cyangwa mu byo dutanga. So tugiye kuba tubireba, biraza kudufasha kugira ngo umenye ko uri umugore kandi uteye uko uteye, utazakurura umugabo wawe mu mugozi ngo umuzane ngo ushake ko atera nk'uko uteye. Nawe mugabo turaza gusoza iki kiganiro umenye ko uko uteye nyine uri umugabo, nuko byumva, nuko bihagaze. Ntabwo uzashyira umugore mu mugozi ngo aze ahagarare mu cyimbo cyawe, nawe atangire atekereze nk'uko utekereza, nawe atangire yumve ibintu nk'uko ubyumva. Ahubwo muraza kwiga guhana agaciro no kubigendanamo neza, bitewe nyine nuko ari uko nguko muteye, kumenya nyine uko umwe ateye n'undi uko ateye. Yes, ngira ngo mbivuzeho cyane. Rero reka tuguhe umwanya utujyane muri iyi miterere yacu nk'abagore n'abagabo. Yes. So wabivuze neza, nta mpamvu yuko ukurura mugenzi wawe kuba uriwe. Anyway, jewe muri rusange njyamishimiye Imana cyane. Jewe nakunze kunda umugore. Wow. Biranshimisha, numva ndi proud, kubera ko icyo Imana yandemeye yagitekerejeho. So nanjye ngomba kugiha agaciro kubera ko ari y'agaciro. Amen. Rero kuba umugore ni byiza. Umugore wese wumva kino kiganiro, be proud. Wihe actually ka fanta gakonje cyangwa se ka juice, bitewe n'icyumwa arata wigurire akakunezeza. Njyewe nkunda kwiha ka ice cream, ukunda gakunda. Burya iyo unyibukije umupapa, hari umupapa watubwiye ati jewe ati ikintu nariye nkuze ice cream, atari ko ikibazo ntinya kuyirira imbere y'abantu kuko ndi mukuru.
ati ariko narayikunze njya ahantu nkicara nyenyine nkayirya nkumva ngo we neza ariko yayirya mu rugo se hari ikibazo rwose aziherega dufite igihe gito tujye twiha. I'm telling you. Rero abadamu mwikunde, abagabo mwikunde, ngira ngo wenda kubera amateka ya kera abantu bifuzaga kuba abagabo kubera wenda ko nyango bagiraga advantages nyinshi ariko Imana ishimwe ko natwe twahawe agaciro kacu. Ariko niba hari ikintu nkunda abagore, nkunda ukuntu Imana yabaremye neza, nkunda noneho iyo bikozeho bagasa neza. It's beautiful. Amen. Rero n'imiterere yacu ni myiza, ntihakagira umuntu ushaka kukumanura bakubwire ngo uvuge ute ngo uri unique. Yes, ntabwo wavuga nkanjye, ntabwo wavuga nka Pastor Martha. Uri unique uko kuntu iyo jwi ryawe rivuga, uko kuntu umeze, uri unique. Ujye ubyikundira, wishaka kumera nkanjye kuko jewe ubwo nyine mu miterere yanjye Imana yabikoze kubera impamvu runaka, nawe yabikoze kubera impamvu runaka. Babandi mwongeraho ibibuno n'ukuri rwose. You are beautiful the way you are. Uri mwiza uko uri hagije rwose. Na face yawe ni nziza, yegushyiraho ka makeup ariko wishyiraho cya kintu cy'ikimask. Yego nabyo biriya mask ngira ngo nibyo abantu bakina za filime byose basigaye babyongera mugenzi. Rero abagabo koko baratandukanye n'abagore. So wenda turaza kugenda tubivuga mu buryo butandukanye ariko physically biragaragara cyane, ntawe utabibona ko turemye mu buryo butandukanye pe. Turemwe neza kabisa n'abagabo kandi baremwe neza bitewe n'akazi kabo nyine. Muri wese n'akazi aremwe mu buryo bumubereye. Ariko sinzi urabona ibintu Imana yaremye byose it is out of purpose. Yego yabiremeye umugambi. Yego ikintu cyose gifite umugambi wacyo. Niyo mpamvu rero wireba ujye umenya uko utenye ni kubw'umugambi w'Imana. Wowe ushobora kutabibona ko ari byiza ariko twe tubona ari byiza. So rero mujye mwikunda. Njye ndikunda, ari igihe nabayeho nigeze kubaho kera ndi mutoya nkajya mbona nyine meze neza noneho mbyibushye ibintu mbona byarebye imirari. Utangira kugira noneho najya kugura imyenda bampa umwenda munini nkavuga ntabwo ari uwanjye. Bati nyamara ni ugukwira. Nabaga nshaka ya indi ya kera. Iyo wambaraga mbere. Nawe ibintu byahindutse ariko byahindutse neza kuko kubyara ni byiza. It's a blessing. N'umugisha uba waje kandi imibiri y'abantu iratandukanye. Hari abashobora gusubirana, hari n'abadashobora kuba gusubirana byoroshye ariko ukuri kose uri mwiza. Ubyambarire kandi kabisa. Ahubwo umenye ni ibihe bimbera muri iyi shusho nshya. Yego mfite ubu nariyakiriye ntabwo kimeze nabi. Noneho rero tuvuge wenda ku bintu bijyanye na communication. Imiterere y'abagabo n'abagore ni ibiki binezeza abagabo muri communication cyangwa se biborohera cyangwa se n'ibiki abagore biborohera. So ndavuga ngo kumva listening, gutega amatwi ku bagabo birabagora. Si ibintu niba uramwitegereza iyo umubwiye uti tuvugane noneho uhita ubona yasa nkaho hari ikindi kintu gitandukanye kibaye, sibyo? Ariko noneho kumva bo ngira ngo wenda niba babishaka mu buryo wenda ngira ngo ukora ibintu babibone ngira ngo cyangwa se wenda niko nyawo nibaza. Ariko kumva ni ikintu kibagora kugira ngo amagambo yose uvuga gutega ugutwi akurikirane birabavuna. Ariko ku bagore arishima. Urumva icyambere iyo umuteze amatwi arishima, yumva ko wamuhaye agaciro. Ibyo bintu rero kenshi murabizi wenda ko abagore ari cyo kintu kibababaza, kuba arimo kubwira umugabo akabona asa nk'utabyitayeho, ntabwo abyitayeho. Si ukubera ko abyanze ariko ni ibintu bibavuna, sibyo? Byose biri muri ya miterere. Arashaka ko niba unamuvuze ibintu mubwire bikeya, vuga vuba kandi bivuga bikeya. Yego urabizi ko baba mu box. Urova ushobora kumusanga arimo kureba televiziyo ugashaka ko yumva kandi already aconcentratinze kuri televiziyo. So rero icyo kintu navuga ngo abadamu tumenye uko abagabo bateye. Umubwira uti ndifuza kuvugana nawe, niba hari ibintu ushaka kumubwira azabyumva iyo wamubwiye yuko wifuza, ukeneye umwanya. Icyo gihe yumva ko ari ibintu biri special. Ariko noneho niba ari stories zivuge nta TV
nibwo azabasha kuzumva. Ariko nuzivuga hari TV ushobora kuzagira utari ku muntu kubera icyo atajya nyumva. Icyo gihe bizaba ari ugiye muri kamere ariko bizaba atari cyo kibazo. Yego. Kuko umuntu afite uko ateye. Ariko none n'abagabo turabasaba igihe umuntu umugore wawe ashaka kukubwira wenda niba warebaga wenda nka YouTube wayikura washyiramo ka pause ukamwumva kugira ngo at least yumve ko nawe wamuhaye value. Kuko muri ubu buzima ni hagati yanjye nawe. Nutanyumva none nanjye ushobora kutazakumva igihe uzakenera ko nkumva. Yego. Ya rero mu by'ukuri ni intege nke z'abagabo ariko intege nke buryo abantu baziwakingona ariko bazigendanamo. Yes, mukanabyemeranyaho ko it's your weakness ariko ukamenya igihe ubimubwira ariko nawe igihe icyo gihe kibaye akamenya kubiha agaciro. Ariko ngo ku bagore ni ibintu bibahesha mbega bumva bishimye iyo muteze amatwi yumva umukunda, yumva umwubaha, yumva mbega afite agaciro, ari uw'agaciro mu buzima bwawe. Rero abagabo turabibasabye nubwo bitaboroheye ariko mubikore kuko abagore n'umugisha Imana yabahaye mubyitoze. Hari igihe njya mbwira abantu ikintu cyose natereka nkubaze YouTube twari tuyizi, Facebook twari tuzizi, WhatsApp twari tuzizi, turabyiga ntibije vuba se. Yiga n'amatelefone ayanga tugendana, hari n'abandi bategeze banayabona ari ayandi. So ni ibintu wiga bakakwereka uko ibyo bikora ukabimenya. Rero kubana n'umuntu wawe uzi ko ari Imana yamuguhaye cyangwa nawe wamuhisemo muha agaciro. Umenye ibimufasha nawe ubishyiremo imbaraga. Ubwo ibyo ni ku bintu bimwe bya communication. Ikindi umugabo wenda umubwiye uti can we talk, aravuga ati kabaye ati habaye ahita ahubwo abenshi hari n'uvuga ati bamundinde. Ahita ashaka ibintu bimuhuza bituma ataboneka. Bamundinde kuko noneho ngira ngo nibazanye bimeze bite kuko urabizi abagore kenshi baba bari serious mu bintu. So umugabo rero abashaka ngira ngo mubivugireho gutyo birangiriraho ariko ibintu biri serious barabitinya pe. Ariko nanone rero umwana bitinya uko Imana yaremye umugore yamuremye kugira ngo we iyo avuga arabohoka kandi nibwo abasha kumva anezerewe kuko aba yumva uri umuntu we abwira utuntu twose twabaye. Hari igihe njya nigisha abantu, hari abagabo nigeze kwigisha nibo bari benshi, abagore bari bake cyane. Noneho ndimo kubabwira ni umugore wawe nibaje akakubwira ati sheri ati nabonye ahantu inzu twenda kubaka ya yindi nyine, nabonye inzu nziza uzambabarire uzenye kwereka. Bigutwaye iki muri evening cyangwa se muri weekend rwose kugira ngo ubahirize umugore wawe kuko niba umuko kumukunda kandi umwubaha umurema amarangamutima. Yes, kuko ni ibintu bimwe bituma aba amera neza, akaba muzima, akaba amahoro. Mujyane mu bwuti iyo nziri hehe hanyuma muyige mu bwuti inzu ni nziza tuzayubaka. Ubwo uzi ikintu ubukoze ku buzima bw'uba wongeyeho nka 20% yo kunezerwa. Kandi iyo utashye arakwakira, aba yumva uri umugabo mwiza w'igitangaza. Ariko abagabo abenshi iyo bigenze gukira kuvuga ati mbabarira ibyo si byo bintu ushaka kumva. Ubwo ahita azana za stress zuko amafaranga yabuze, ibintu bitarajya mu buryo inzu nawe wenda reka kujyayo ariko mubwira uti yari imeze iti byibuze kugira ngo yumve kuri interested, abigushushanyirize. Nurangiza umubwira uti iyo nzu wowe uzayifotore tuzayubaka. Urumva ni ibintu bisa nkaho ari bito ariko bishobora kukubakira cyangwa bikagusenyera. Turacyari kuri communication. Communication ikindi kintu ni ikintu kijyanye, urabona abagabo mu miterere yabo n'abantu bakunze kuba ni mu box yarya bari ibitekerezo bye cyangwa umutima wuba ku kintu kimwe. Yes, ni ukuvuga ngo ikintu concentrate ukimuka ari uko agishoje. Yes, mu gihe abagore bo bashobora gukora ibintu byinshi bameze nka wires cyarimwe, bameze nka wires. So rero umugabo kumusanga muri ako ka box ibi ni wenda ni ku bagore kuko wenda kenshi usanga bibagora kuko yumva we niba ashobora kuba atetse ari kuri telefone ahetse umwana arimo kujya byose arabikora bigakunda. Ku mugabo rero biba bisaba ko wemera akabanza akava ahantu hamwe ukamwinjiza ahandi. Wimusanga ari mu bintu by'akazi ngo utangire uvuge nagazakumva kandi ikindi ushobora gutuma akubwira nabi
bitari ngombwa pe, bitari ngombwa. Ubwo se wowe uba ugiteye. So abagore rero aho hantu ndashaka kugira ngo bahatinde nabo. Umugabo niba usanze ari mu bintu umubwira uti nuza kurangiza uze kumakanya keneye, yes ndagukeneye. Ibyo bifasha abagabo. Wow, okay. Hanyuma abagore bo batanga amakuru bate? Mu buhe buryo? Ubwo rwari uruhande rw'umugabo ko umugabo afite intege nke wenda mu kugira umwanya uhagije wo kuba yagutega amatwi anakureba, nyine wumva ko icyo uvuga arimo kucyumva. Twebwe abagore duteye dute iyo bije mu bintu byo kuhana amakuru cyangwa kuganira? Abagore ikintu kijyanye no guhana amakuru, niba hari ikintu kinezeza abagore, buriya niyo mpamvu ujye wumva ngo hajya ngo bavuga amagambo angana gute ku munsi, like babahaye n'umubare. Uwo mubare narawubonye. Uwo mubare urahari n'uwo bagabo urahari. Ariko impamvu ni ibintu bimwe na bimwe bibasubizamo imbaraga. We iyo avuga kenshi bituma atagira ibintu byinshi atekereza. Urumva? Akubwira byose kugira ngo bivemo. So iyo bivuyemo rero arabuhuka. Actually mubibone ko uri umutherapist kuri uri umuntu uniruhura umutima mbega. Birafasha cyane. Ni umuha uwo mwanya. Yewe umugabo wanjye ajyaga nyumva nkumva arankurikirana nkumva biraryoshye, nkumva ari umuntu wa mbere w'igitangaza. Ariko burya hari n'igihe bamwe bagutega amatwi bimwe atabyumvisha byose, rero uzababaza uti nari mvuze iki, ati meruka bya bindi, atari ibindi ushizeho nibi. Ariko nabyo ntimukajye mubibarenganyiriza kubera ko ni imiterere. Ikindi kintu wenda nshaka kuvugaho, abagabo batanga amakuru y'ibintu bifatika. Facts. Ni ukuvuga ngo niki gihari, nicyo nicyo turi burebeho. Ariko abagore kubera ko ari abantu bakunda, buriya kankubwire Imana ntabwo ishobora guhuza abantu badafite icyo bari buze gufatanya. Kubera iki? Abagore bakunda gukora ibintu byo kujya gushaka amakuru ku bintu. Buriya iyo mugeze igihe cyo gukora ikintu, we deja afite amakuru. Araza akakubwira tuvugane, turashaka kugura imodoka, twabonye iyo dushaka. Umugore araza kukubwira niba mukeneye ronda, araza akubwira amafaranga mwafata bitewe n'imodoka yabonye. Akubwira ati iyi modoka iragura iyi, aya ni iragura aya, ni iragura iyi, irakomeye, iyi ngiyi bimeze bitya, iyi ifite spares, izi ntazi. Ibyo byose aba yabizanye. Abagabo ntabwo bakunze kubikurikirana ketse yageze igihe cyo kubikora. Wiye yamaze kubona cash mu ntoki gutya, nibwo akubwira ati urashaka iki. Urumva? Aba yumva ari bwo ashaka ko ubimubwira. So ariko ku bagore abashaka ko mubivugaho kuko ni excitement, arumva ari ibintu bigiye kubaho. So rero bo basharinga feelings zabo, ibyo bumva nibyo babashaka. Abagabo rero nukuri, abagore mujye mubumva, nabana beza Imana yabahaye abantu b'abana beza. Ariko ujuza umuntu uba muri feelings nawe arakenewe. Bihorera muri feeling rwose. By the way nibyo bibubaka. I tell you. Ariko ubona ukuntu bazana life mu rugo kubera iki, kuko ni feelings bo bagenderamo. Iyo ari mood nziza biba biri okay. Iyo bitameze neza nawe nyine jya umwitwaraho neza, umufashe. Mufashe. Ikindi bavuga ko abagabo ntabwo bazi kurespondinga kuri hints. Hints ni iki mu Kinyarwanda? Ni nk'ibintu uzanye. Tuvuge nk'ubu uje mu rugo uri umugabo, usanze nagutekeye, simperuka guteka, ntabwo nari mperutse guteka, usanze natetse ibiryo bya bindi ukunda. What do you expect? What is in your mind? That is a hint. Wowe nk'umugabo hari ikintu ndimo ndagerageza kukwereka. Ntabwo nari mperutse guteka ariko nzi ibintu ukunda, uraje usanze nabiteguye ku meza. Ubwo iyo ni hint y'umugore. Hari ibintu ashaka kugira ngo either afite ikintu ashaka kugusaba, that is one, cyangwa se afite ikindi kintu arimo kukubwira, amakuru mbega arimo araguha amakuru. Umugabo rero araza akarya akanywa akanezerwa, kandi kumva bidasanzwe ariko ntamenye icyabaye, akabibona ariko ntamenye icyabaye. Murabyumva? Cyangwa se ugahura n'umugore ukajya kubona ukabona aje kukwakira kuri kuntuza ku muryango, ntasanzwe abikora. What is there? Niki kirimo aho ngaho? Those are hints. Izo nizo twita hints. Utuntu bakora cyangwa akakubwira atari ko ati uyu munsi ati ibi nibi. Jya umenya ko hari ikintu arimo gushaka kuvuga, ahubwo uze kumuha umwanya.
mumaze uti wifuzaga iki mbega ubwo muri ubwo buryo bwo gutanga amakuru cyangwa kuganira abagore hari igihe bavuga ikintu bamenyesha ikindi yego cyangwa agakora ikintu ariko ikindi hari ikindi nyine kiza kuza nk'ubu reka nk'urugero hari umugore wari ufite birthday iri hafi yegereje aza kubwira umugabo ati uzi ko narose yes ati warose iki ati narose ungurira necklace n'amaherena bisa n'isaha ashobora kuba yarabirose ariko kubera ari ibyifuzo siko bimeze yego n'izanzo umugabo aramubwira ati kwiriwemo ati none umugabo aramubwira ati umugabo aramaze ati ubushatse kuvuga iki ati se wumva bishatse kuvuga iki ati humura ati kuri birthday nzabikemura guess what umugabo yaragiye agura igitabo gisobanura dreams yewe wow okay we yarakaze urumva igitabo arakimuzanira umugabo ararumirwa ni ukuvuga kuba yarose nibyo biri mu mutwe we arashaka ko umugurira necklace n'amaherena ariko se kubera icyo atabivuga koko nibyo ashaka kukwereka nyine ni imiterere y'abantu bafite codes ni imiterere yes so ni ukumumenya ariko noneho nanjye kubera ko nyine ari ibintu bibi ariko bimeze nabasaba n'abagore ni byiza ko bavuga ibintu uko biri ni byiza kubera ko biragufasha ariko n'abagabo kuko urumva sometimes nature si ikintu wikuramo burundu hari igihe uba ushaka nko kubwira umuntu ariko ukaba utazi ahantu uri buhere ukaba wakora igikorwa cyo kumwereka icyo ushaka so rero ni ibintu abagabo bakwiye kumenya ariko yabona na sigina akabona atayumva yamubaza ati ni iki ariko n'abagore turabasaba mu by'ukuri ko zimuzigabanye n'amahinsi bayagabanye tuvuge okay hari ukuntu bakunda kuvuga rero ngo abagore bagira amarangamutima menshi akenshi wenda bavugana kuba yanezerewe nyine muri ibyo byishimo ugasanga yakoreyemo ibintu byinshi cyangwa se no kuba yababaye rimwe na rimwe ngo bakunda kurira akenshi ibyo byobwo aya nyine ni imiterere nibyo ndimo kukubwira abagore bakozwe mu marangamutima cyane kurusha mu bindi bintu nibyo twavugaga nyine facts ibintu umuntu areba rero nk'abantu bashakanye iyo miterere si mibi ni myiza kuko igufasha gukira rimwe na rimwe bishobora kuza warira bigashira siko bimeze ni ibintu Imana yashyizeho bifasha abantu kurira rero ntabwo ari bibi ahubwo ararize wowe umufashije iki cyangwa se urize we are expecting iki kuko nawe akwiye kurira azi ibyo expecting arashaka ko bamuhoza arashaka ko bamuha namubwire rwose bamuhoze nabivuga ariko kuko hari abantu nabo batamenya neza ibyo ari byo oyo rero uravuga kuba ushaka ko bakureba bagasoma mu mutima ikintu kandi disi nicyo kibazo nyine cy'abagabo urumva ashobora kukureba akavuga atari ko nkuburarizwa n'iki ibi si icyeryo ni inkunguzi ahubwo hari n'ababita inkunguzi ariko mu by'ukuri it's a nature y'abagore baba emotional cyane so umube hafi umwereka urukundo reka mbabwire ibintu byose tuvuga by'abagabo n'abagore urukundo rurakenewe urukundo rurabikemura umuntu kuba hafi akagukunda ukuri nicyo dushatse kuvuga umugore mukunda uko ari bimwe mu biganiro wenda umubwira hano exaggeratinga ariko nabwo muri mood nziza pana kubivuga muri mood mbi mwarakaye icyo gihe uba uri kukenyegeza umuriro wakaga uba ushaka ibibazo ariko ni nature abantu bakwiye kubimenya bakabikubahira rega aka communication ndumva tusa nkaho twavuzeho cyane ubundi buryo duteyemo tuvuge hagati y'umugore n'umugabo hari uburyo bakundana umwe akifuza undi like aramukeneye ko baza ku bamwe babyita ngo no kugira amateraniro nimugoroba abandi babyita ngo no gufata indege igiye Yerusalemu uko mubyita kose babigaragaza mu buryo butandukanye ku mugabo hari ababishaka cyangwa babikenera mu buryo bwo kugira ngo aze kwinezeza pleasure sibyo ariko hari n'ababikenera kubera pressure kugira ngo aze kugabanya aga pressure yiriwemo hari abagabo igihe yagiye hanze hariya muna business day agahura n'ibintu byamutesheje umutwe si uvuga ati aravuga ati singira utangera mu rugo kugira ngo umugore wamwakire
bagiye Yerusalemu ni ukuri ajya kuva i Yerusalemu ya stress yagabanutse, ya pressure yarangiye, noneho kuri we akaba aratuje, akaba ashobora no kugira ibindi bintu yatekereza. Mu gihe ku mugore we akenshi ntabwo ari uko nguko biba biteye. Ku mugore kugira ngo ahubwo azajye no kugeza n'icyo gihe cyo gufata iyo ndege, hagati aho harimo ibintu byinshi aho akeneye kubanza ukamureba ukamubwira ati ariko uri mwiza, uyu munsi wambaye neza, ukareba ku matwi ukaba akagaherera ni keza cyane, ukaba umuhaye akabizo kwitama, yabawe ukazenguruka ni nka kwa kundi bagura umwenda urabanza ukajya kuwureba ukareba amaboko ko ameze neza, ukareba kuda ko nta gatoboro kariho, mbese ukitegereza ko kukitegereza. Abagabo rero rimwe na rimwe pastor hari ukuntu Dr. hari ukuntu complaining ngo kubera iki batuvuna, barashaka ngo tuba tumeze ngo nk'abasabiriza, ngo kubera iki ngomba narakoze nakubwiye ko ngukunda ibintu nabishize ku murongo, you have to be like uguhora witeguye. Ariko umugore siko ateye, ntabwo ahora yiteguye, ntabwo ariko ateye. Anyway, ibi bintu sinari kwenda ko turi bubiganire, ariko reka mvuga ikintu gihari. Ikintu abantu bakwiye kumenya ni imiterere. Turacyari ku miterere, imiterere y'abantu iratandukanye. Yego. So iyo miterere rero kubitandukanye, nanone tugomba kubirebera mu buryo Imana yaturemyemo. Nicyo kintu gikomeye. Uburyo umugore ateye n'uko umugabo ateye nk'uko bivuze baratandukanye. Ndashaka cyane cyane ndatinda kuri side y'abaga. Ndi umugore ariko nzi ibintu abagabo barimo gusafaringamo muri iyi minsi. Yego. Ibirimo kubagora. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye cyane abantu batajya bakunda gukora, kandi ndabivuga mbwira n'abakristo ngo ntukimane. Iriya jambo impamvu yarivuze riri mu miterere. Abagabo ntabwo mu by'ukuri biriya bintu wavuze ngo ni kugira ni indege igiye Yerusalemu, iyo ndege flight to Jerusalem. Iyo flight. Icyo nshaka kuvuga ni iki, abantu bakwiye kumenya ko ku mugabo ntabwo ari ibintu biri planned. Urimo urabyumva? Si ibintu biri planned, ntabwo ari ibintu ategura. Nabyo dukwiye kubimenya. Nubwo abagore turimo kugerageza kugaragaza ibyacu, ariko nibyo uyu muntu ukwiye kubyumva. Ni nature. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu umubiri ureactinga, kandi ntabwo abifiteho control. Yego. Nabyo dukwiye kubimenya. Ntashobora kubihagarika. Si ibintu ari buze kuvuga ngo reka tubipushinge. Nubwo urimo kuvuga ngo urashaka ko gutegura kuko wowe bigufasha, ariko wigendera kuri wowe gusa as a person. Mugenzi wawe ateye ate. Yego. Wibuke ko gushaka Imana impamvu yabishyizeho ikavuga, Paulo niwe wabivuze, niba uzi ko udashobora kwihangana, please marry. Yego. Icyo yashakaga kuvuga ni iki, ushobore kuhaza desires zawe, ubashe gufunctioning. So ibi bintu ku bagabo, it's not about just wenda nkuko abagore twe tubishaka ngo tubanze ajye muri mode. Ni ikintu kimwe gituma ubwonko bwe bujya ku murongo. What? Yes. Okay. Kugira ngo functioning neza. Yes, ni ikintu bakwiye kumenya. Ntabwo ari ibintu byo gupfa gukora kuko ari kwishimisha. Cyane cyane ku ruhande rw'abagore. Ni ikintu akeneye kugira ngo aruhuke. Sibyo? Mu buryo bwo gutekereza, atekereze neza. Ikindi mu miterere ye iyo kintu kitabaye kimwafectinga wese, kimugira ingaruka wese. Yes. Icyo rero ntago abagore bakizi. Ibitekerezo ku mubiri, ahantu hose no ku kazi. Buri uzareba umugabo utagera kuri biriya bintu, abari abada functioninga neza. Ntabwo aba akora yego mu buryo ntabwo akora neza. So ibi bintu munyemerere mbivuge muri ubu buryo, nubwo mbivuga nanjye ndi umugore, dukeneye ko abagabo badukunda, bakatwereka n'izo affection kugira ngo nyine emotions zacu zibere neza. Ariko ndashaka kubabwira, mureke kwimana. Ibintu byo gushaka gushakisha ngo umuntu ajye muri mood ni byiza, ariko mu gihe bitabaye, reka tubibone nk'akazi. This is a responsibility. Inshingano. Nkuko dukenera kurya ku bagabo, this is something umugore agomba kumuha nkuko amugaburira. Gusa mufite ukuntu mukwiye kubiganiraho kugira ngo wenda nawe bitakwafectinga kenshi, sibyo? Ariko ku bagabo ndashaka kubibwira abadamu pe seriously.
on a serious note I can see nabibonye on a serious note mufasha abagabo banyu kubera ko niba ukeneye ko umugabo azaba ku kazi agakora neza akagaruka akaba umugabo mwiza mu rugo hari ahantu muhatunganye atari ukushaka kuvuga ngo ntago yitwaye neza ngo ejo bundi ngo hari umugore byigeze kugiraho ingaruka bari bamaranye 25 years n'umugabo urabyumva bagira umwana umwe ngo wari umwana warwaye noneho umugore ashaka kugira ngo umugabo amwumvishe through that aramwima kugira ngo umugabo amenye ko umwana afite ikibazo kiri serious uranyumva neza nta bundi buryo yashoboraga kubimubwira ngo yarabimubwiye ngo ntiyabyumva ariko ni ukuvuga ngo umugabo yabaga ari bize cyane ku buryo ibintu atabashaga kumva neza umugore noneho wabikora nka yego izi cyavuyemo divorce a serious one yes so ikintu ushaka kubabwira ikintu kijyanye na biriya bintu ntabwo ari ukubera ko ari igihe cyose bigendera muri mood bigendera muri nature yego ndashaka ku emphasizing true urakoze cyane abagabo ndabavugiye this is scientific not even ibintu bisanzwe so take care of that mubyiteho cyane rwose mu biganire ni byiza kandi mumenye ko rwose iyo bigeze aho kuri iyo gahunda dufite ibyifuzo bitandukanye yes jewe nkeneye kuba nzi kwangusha neza ukankora mu matwi hari ngo n'abakora mu manosi mbizi biterwa naho ushaka naho wumva hakugwa neza ariko naho bajye bahavuga nabyo nta kibazo yes ariko nanone nkicara nkatekereza kuri ubu binkore ntanabikubwiye yes ahubwo rimwe na rimwe ntanabizi nanjye ko ari byo bituma nyine numva ngo neza rero dukeneye kuyimenya buri muntu yimenye kuri aka kantu umugore yimenye umugabo yimenye muze mugiraho mu bihuriza kugira ngo bibafashe dusoza hari akantu bajya bavuga ngo abagore bakururwa n'ibyo bumva abagabo bagukururwa n'ibyo bareba ako nako kadusobanurira ni ukuvuga nanone ni muri ya miterere turimo kuvuga umugabo aba attracted ku kintu yabonye nicyo kimukurura nayo mpamvu buriya njya mbwira abantu benda gushaka umugabo nadakururwa nuko usa ngo bibe icyo kintu aricyo kimukurura byawe nyine abakobwa bakunda kwihambira ku bantu umugabo atari wo guhisemo ntabwo mwabana ngo bikunde yes kubera iki abagabo bagira ikintu cyitwa hunting rero ni abahigi kandi ni ukuvuga ngo akurikirana ikintu yabonesheje amaso urimo nacyumva iyi attraction yitabaye uwo muntu niyo wamwihambira ntabwo bishobora kuvamo so bemere ubwo niba navuga muri bashaka gushaka wikwihambira ku mugabo niba ubona atagukunda physically like ngo bimukurure ntabwo urwo rukundo rwazaboneka nazibukira yes ni nayo mpamvu ubona iyo yakunze umuntu aramukurikirana akora ibishoboka byose so ikintu cya mbere rero ni attraction y'amaso ye iyo itabaye ibindi biba biri ku ruhande ariko icyo nicyo kintu cya mbere ku mugore rero buriya abagore niba mwibuka abantu ba kera bavuga ko umugore bamuteruraga ariko urumva umugabo yabaga yakunze family y'abantu then bakamuzanira umugore wo muri iyo family ariko aba yaramubonye benshi babaga barababonyeho gakeya noneho umugore rero iyo bamuzanaga kubaka byaramworoheraga kubera ko ntabwo we ari vision urimo urumva iyo aje akabona umuntu umubwira amagambo meza nta kindi akeneye umubwire ko ari mwiza niba atari na mwiza wenda ariko wamukunze mwiza kuri wowe rwose ibyo ni ukuvuga ngo beauty lies in the eyes of the beholder so ni ukuvuga ngo wowe wowe waramukunze niyo yahinduka sibyo ariko hari urukundo nako hari ubwizuzi urumva kandi ikindi unyibukije story nabonye nijoro komeza ntabwo ngiye kuyivuga ikindi abagabo ni byiza ko babwira n'abagore babibanezeza sibyo umubwira ukuntu ushaka ko yambara kugira ngo bigufashe nawe yes kandi abagore namwe mujye muba flexible umuntu niba akubwiye yaragukunze nawe ukamukunda akagira ibintu bimwe yishimira si ukuvuga ngo 100% yagudrivinga ariko kubera ko niho akura izo mbaraga nawe bimufashe bimukorere mwambarire ibyo akunda rimwe na rimwe ni byiza mugiye gusohoka hari abo babatoranyiriza amakanzu ugasanga bibaye ikibazo undi akanga kuyambara undi akamusaba wakwambaye iyi ngiyi uko ariyo ikubera undi akavuga atoya ibyo rero tuba tuvuga muri counseling abo bantu benshi baba bafite ntuza baba bafite ibikomere noneho ntanamenye ko ibintu bimwe arimo kwanga bitezwa n'ibikomere ibyo ni ibindi ariko
ariko biba ari ibikomere kuko umuntu mubana ikintu akwifurije kari mugiye kujyana mufashe mube happy together mu by'ukuri. ariko rero ku bagore kumva ni ikintu ashaka amagambo meza, arashaka ko umubwira ibintu byiza, niyo wenda specifically utavuga kuri we cyane ariko uvuga ibintu byiza, yumva ari interested, mubwire story, some stories ariko nzibakurura, buri ushaka kuganira ukamugutimira nkubwire story, ukamubwira nk'ibintu wabonye ahantu, ibyo byonyine bifite ukuntu bimugarura. Kuko bakunda stories. Niyo mubwira ka story rabyo kaga film. Aba attentive. Okay. Ni byinshi ngira ngo ntabwo twabivuga ngo tubisoze byose nonaha. Hari ukuntu abantu bavuga ngo abagabo ngo barikunda, icyo kintu ntidusoze tutakivuze. Kuriya kwikunda bimeze kuriya kwikunda nuko ubona kumeze abantu abagabo ngo bagira ngo egoism ikabije. Hari ababikabya cyane. Ariko nyine mu miterere yabo nyine nuko nguko barikunda. Kwikunda gute? Usanga ibintu byose yibanje, ikiza cyose cyabanje iwe, kandi icyo ashatse cyangwa yavuze kibe ari cyo gikurikizwa, so abagore nyine ugasanga barabivuga ko bari arikunda cyane, wagira ngo twebwe ntago duhari cyangwa ntago tubona umwanya mu buzima bwe. Ibyo ngewe ndabirebera muri ubu buryo, ni muri ya nature n'ubundi isanzwe yo kumva ari a leader, ari umutware. So okay, birabatwara nabo bakwiye kubitekerezaho. Bakwiye kubitekerezaho. Uzasanga niba hari imodoka nziza mu rugo niwe uyitwara. Niba wenda bivuga ko wenda kuko avuga ati n'ubundi nanjye mba nabiruhiye simbizi, ariko ubundi umugore wawe niwe akaba yatwara niyo modoka nziza, sibyo? Niko nibaza. Anyway muzatubwira, ariko urumva ko ibintu byose ubundi byiza bakaba biha umugore wawe, akagaragara neza, agasa neza. Cyokora icyo kintu barakigira, nibaza ko ngira ngo kiri muri weakness zabo, wenda niba babibona nka strength simbizi, ariko ubona ko ibintu byinshi afata icyemezo bitewe nawe. Yego. Hari story nigeze kumva, umugabo n'umugore bari mu modoka bagenda, noneho umugore aza kugira inzara, ariko bya bindi byacu nyine tutaba straight forward ngo uvuge icyo ushaka, abaza umugabo ati urashonje? Nyumvira nawe. We yarashonje, undi ati ntabwo nshonje. Urumva baragenda bageze imbere, arongera amazi turashonje, undi ati oya, kandi we yarashonje. Ntiyamubwira ngo hagarara nguri ikintu. Urumva yashaka kugendera nko kuri we. Umugabo ageze ahantu we yumva arashonje, arahagarara, arasohoka ajya kugura ibintu. Urumva n'umugore nyine ubwo baboneye kujya kugura, ariko urumva ko iyo mubwira ati hagarara ntiyari kwanga. Aho rero niho kenshi bajya bavuga ngo barikunda. We iyo yashaka ikintu biramworohera kugikora, ariko ntashobora gutekerereza mugenzi we ngo nabasha gutekerereza mugenzi we. Ariko natwe hari igihe dushyiramo ibintu by'ibintuza, hari igihe hazamo nyine ibintu byo kwitetisha cyane, ariko ukibagirwa icyo ushaka wowe mu mutima. Kumbaza ngo urashonje, bikunarije iki kumbwira ngo sheri ndashonje? Nubona ahantu hari agasupermarket uhagarare ngo uri ikintu cyo kurya, ngo yumva agashaka kumva ko nawe abishaka nyine akagira, ariko urumva we ntiyigeze we yumvisha inzara imwishe, arahagarara ntiyanabaza. That's a good one. Rero bagore beza, twige kuvuga icyo dushaka, sibyo? Biragoye mu miterere yacu nyine tukuna kuzenguruka ukazagaruka, ariko ni byiza kugaragariza umuntu icyo ushaka. Kandi abagabo namwe mwige kumviriza abagore banyu, nimukumvisha amatwi gusa, ahubwo mwumvishe n'umutima, kuko buriya hari byinshi bakora nyine urumva akavuga ashaka kumenyesha B. Ni byiza ko nabyo babimenya. Uriya kumenyana ni byiza, mujye municara muganire, uvuga uti niki kikunezeza, ukamwumva. Ariko twari ibintu wumva kubera ko urebye umuntu gusa ukuntu arimo kwitwara muri ako kanya. Hari ibyo twumvira mu kureba, hari ibyo twumvira mu kumvisha amatwi, hari ibyo twumvira mu gukora ku muntu, kumva feelings ze, hari ibyo twumvira mu kumuhobera gusa ugahita umenya uburyo umuntu ameze. So bagenzi,
urukundo ni akazi rega no ari ibintu uvuga ngo family bakwiye kumenya ko ni ibintu byinshi niba umugore wareba abagabo nyine bavuga ngo urumva ngo naramukunze narabimubwiye ngo naramushatse it's not enough ngo niki kirenze kuba ari umugore wanjye yes it's not enough yes menya niki kimunezeza niki kimubabaza igihe ababaye what do you do nabyo bimubaza uti igihe uzaba urimo kurira ariko ubwo mumeze neza wifuza ko nagufasha iki nka cyagiye nabuze icyo sinamenye icyo kugufasha icyo nkora yeah kandi nukuri abantu bakwiye gukundana rega after all ubuzima si ubundi usibye urukundo no kubahana n'iki kindi gihari ngayo ngoko Dr. turagushimiye cyane tubivuzeho pe ubwo ushaka kumva arumva ushaka kwiga ariga hanyuma tugira ibyo dukosora mu muryango wacu Imana ibahe umugisha tuzasubira ubutaha shalom shalom thank you